Nenda kohereza ihembe rwose kano kanya. Ye kuribereka rwose nyaga kuribereka pe. Nese muga ihembe rirava hano rigire muri Amerika gute? Neza rwose mu kirere. Turaribona siro. Cyane muraribona pe. Rirava hano mu dupfumure nzira. Muraribona pe. Muraribona rwose. Ngenda shaka kuri nyereka. Nje kuribereka. Ndibone. Nje kuribereka. Tugende pe. Nshaka kubona ihembe rya muganga. Ibyo bitangaza ukora rwose nshaka kubireba. Muganga we yakoroga umuntu uri muri Amerika. Urabona hariya hejuru. Reba kiriya kintu kiri kugenda hejuru. Hariya mu kirere reba. Uri kubireba urabibona rwose. Ntabwo uribona. Urabibona rwose. Yagiye pe. Yagiye muri Amerika. Ndongeye mbahaye ikaze rero bakunzi bacu nkuko bisanzwe ndabasubije cyane mwese aho muherereye aho muri monce z'igihugu cyacu cy'u Rwanda monce zitandukanye abari mu bindi bihugu duturanye mwese ndabasubije ndetse n'abari mu bihugu byo hanze muri rusange ni byinshi ntago nabivuga ngo birangize ndabasubije kandi mbaha n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka nshimire wowe dukurikirana umunsi ku wundi wowe ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 ndagushimira cyane. Uyu munsi nongeye mfata urugendo mbagerera mu karere ka Musanze. Ubu ngubu niho ndi ngira ngo ndasi kugenda mbereke ingendo zose twakoze twagenze urugendo rutoroshye. Ushobora kwibaza impamvu ariho ndi ariko nk'ibisanzwe nahageze ku mpamvu z'umuganga cyangwa se z'umuganga gakondo utuye abenshi niho bagiye batuye abenshi batuye mu za Musanze za Gisenyi. Uyu munsi rero umuganga ngiye gusura ni umuganga utuye i Musanze ngira ngo muri kuhabona na ahantu mu heza hari ibiti hari akayaga. Ni umuganga rero nkuko bisanzwe hari abantu benshi batuganiriza bavuga bati ndifuza kungerera ku muganga runaka ndifuza kujya kureba umuganga runaka akaba yavura gutya turi kumwe cyangwa se nkaba hari ibyo nshaka nkorera uhari. Uyu munsi rero nafashe urugendo njya kumusura ahaba ahatuye kugira ngo tubashe kumenya imikorere ye. Buriya ni byiza no gusura umuntu ukamenya ahatuye ku buryo wamugani hagize n'ikibazo kivuka wanyerukira ukajya kumureba cyangwa se ukajya kumusura. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe urugendo ni umuganga gukora ibitangaza ukora ibintu by'ibitangaza njye kuri njye n'ibitangaza kuko ntago numva ukuntu umuntu ashobora gufasha umuntu adahari batari kumwe. Uyu munsi navuze ntereka mfata urugendo ngiye ubwanjye njye kumwisurira njye kumwirebera mu rugo iwe ahatuye kugira ngo mbashe kumenya imikorere ye ihagaze ite imikorere ye imeze akora te ibyo akora bikura he ibyo akora abikoresha iki ubuhanga afite yabukuye he. Mbese murabizi ko abaganga bakora mu buryo butandukanye ariko niyo mpamvu rero uyu munsi nafashe urugendo nkavuga nti reka ngere ku gicumbi cy'uyu mugabo mbashe kumuganiriza byinshi bitandukanye ndetse n'ibyo bamwe bibaza hari n'abamuhumyeho bifuza ko yabafasha turi kumwe nabo baraza kuza kubibona abamuntumyeho. Urumva rero ibingenza ni byinshi ndagira ngo kameramani tugende ndumva ari hano baturangiye komeza imbere. Bingenza ni byinshi ndibariza ndetse namwe mbabarize bamwe bafite impungenge nk'izo mfite cyangwa bamwe bibaza nk'ibyo twese twibaza kugira ngo tubashe kumenya imva n'imvano y'uyu muganga wihariye tumenye itandukaniro atandukanyeho n'abandi tumenye uburyo akora niba akora nk'abandi cyangwa niba afite umwihariko we waba wihariye. Reka kameramani igira imbere tukomange ifata hasi sa nufata hasi nigira imbere nkomange turebe ko badufungurira. Bande murashaka iki? Mwere baba hano. Naho.
meze mutese dusoza ariko igira imbere tuvugane ko watinya gusohoka amakuru se amakuru ni meza twashakaga muganga wa hano niwe twifuzaga nshaka kubonana nawe none muganga ko hano se kuzana n'amakamera ko bitemewe oya muganga nta kibazo ariko muganga turaziranye hari gahunda yabahaye yo kuza kumureba ntabwo wajya kureba umuntu atakubwiye turimo utavuganye twavuganye urumva kuba wenda hari kamera ntabwo ujyamo humura kameramani ntumushyiremo nyamuneka we ntabwo ugaragara icyo nshaka ni uko mpuzana muganga niba yaba hari niba muri kumwe cyangwa niba hari ikindi kibazo waba ufite ariko muganga we twari twavuganye mwavuganye ngo reka njye kumubaza niba ari byo rero umubaza okay ngamubaze nibyo uburenganzira n'ubwa muganga sawa tugeze kuri reception ndozikare reception batwima kariba ariko ntacyo reka muvugishe kuko twari twavuganye aduhe karibu twinjire tuganire na muganga tumenye amakuru ndetse nuko bimeze byose atubwire imikorere y'uko akora kuko hari benshi batubwira uko bakora ariko usanga kenshi bitandukanye nuko abandi bakora yemeye mwakwinjira murakoze cyane komeze nk'uri gukunywa kandi kuba ahantu heza ubundi muganga ntabwo ashobora kubana ahantu habi yakagombye kuba byiza kuba muganga komera cyane muraho komera yego ni karibu murakoze cyane amakuru y'iminsi se bituraho ko mbona witeretse uducumu uri kusoma uri kunywa akantu ko kunywa byifashiriza gutya hanyuma se amakuru ni neza muraho se turaho twatinze mu nzira ariko kubw'amahirwe turashyize turahageze ni karibu rwose nafashe urugendo ngira ngo nari nabikubwiye kuri telefone nyine njya kuza nafashe urugendo rero ni numva nifuje kuza kugusura kuko kugusura ntacyo bitwaye mwakoze cyane kuko ni byiza kumenya uburyo ukora nagize amatsiko ndetse n'abandi ntabwo ari njye kurya hari igihe nibariza hari n'igihe mbariza n'abandi amatsiko y'uburyo ukoramo y'uburyo uvuramo by'umwihariko numva ikiza nuko kugira ngo wenda tuganire waje kuvura umuntu cyangwa bimeze uko ndavuga nti reka nzafata umwanya njye ubwanjye nkwisurira mu rugo iwawe cyane ko hari n'abantu badutuma hari n'abantumye ko nazo ukaba wamuvura turi kumwe hari abantu bantumye ubwo nabyo turaza kubiganira nyuma ibyo byo ni akazi niyo mpamvu nafashe umwanya rero ndavuga nti reka nze nkurebe tuganire nyamukuru uburyo ukoramo uburyo uvuramo ibyo ukoresha uburyo bikora kugira ngo mbese tubashe kumenya abantu bashe kumenya itandukaniro ryawe n'abandi baganga mbese ubikora ute bimera bite nyine wowe uburyo bwawe bw'umwihariko mbese muri make niyo mpamvu yatumye nza kuko numva kubikura kuri telefone itabyumva navuga nti reka nanjye nzigo mu munsi nze mbarize rubanda ndetse babashe gusobanukirwa neza kuba muganga ni iki ubu njyewe mba ndi kumwe n'abasokuru mu gicumbi cyanjye ubwo mba ndimo urabona mfite udukoresho twanjye mba mfite agacuma ndi kwinywera agakoma kanjye ubwo ibi ni byo nkoresha ariko ahubwo hari umurwayi nari mfite kurwaza nshaka kuvura yegereza akamikoro nta kibazo mbasabye mwaba mugiye gatoya amanza nita ko umurwayi tube dusohotse ariko wenda wadufasha kugira ngo tubashe kubona n'uburyo uvura ko n'ikintu cyanzanye n'abandi bantumye nicyo kintu bantumye wareka byibura twaba turi ku ruhande ariko nkaba ndi hano si ntago turi bukurogoye ariko mbe ndi hafi kugira ngo tubashe turi kureba ukuntu uvura naguhaye karibu nta kibazo ntacyo nicyo kintu nifuzaga niba binyemereye nta kibazo wakomeza hari umuntu undi kwitaho kuvura rwose ntago ari hano ntabwo ari hano ibyo ni sawa cyane reka tube tugiye ku ruhande ubanza ukora akazi kawe nugasoza ntawe ukurogoya ntawe ukuvugiramo ntacyo nugasoza none se muga ko uvuze ko ugiye kuvura umuntu kandi nkambona ari twe turi hano ni ngewe ugiye kuvura ko nzi ko ntaje kwivuza ugiye kuvura nde ya ni umuntu uri hanze muri Amerika niwe nshaka kuvura ugiye kuvura umuntu uri hanze okay ibyo bintu bikora bite muga
ubundi gute wavura umuntu uri hanze wamugani ndabizi nyine ko ubushize twaganira bimbwira ariko ntago nzi uburyo ushobora kubikora n'amaso yanjye nkabibona mbese nk'utu hano harimo icyo umuntu ni impinga z'ubugana n'abasokuru bangiye zo nkoresha urabikora gute kumuvura kandi ari hanze atari hanze n'umurwayi reka manze muvure hanyuma weho ndibuze kukubwira uko biri bugende uko mbikora ntacyo ubwo nanjye ndaba ndi hano hafi ubwo ndaba mbireba witeguye ngenda guhita nkohereza imiti yanjye ntugire ikibazo rwose ugize neza nakongera kugenda muganga wanjye urakira rwose humura urakira mfite imiti ngewe nenda kohereza ihembe ryanjye ibyakugiyeho byose ndabigukiza kabisa nta kinanira waba ugize neza mwumva mu kagari nagenda koko cyane rwose ntazagushimira pe cyane pe urangiye guhita nohereza ihembe ryanjye ibintu byose byakugiyeho byose birahita bikuvaho ntugire ubwoba nenda guhita mbyohereza kano kanya kandi nibikugeraho utagira ubwoba cyane rwose namuvuye ndi kumuvura cyane cyane ari gukira buriya nta kindi rwose uba ku murongo uracyari ku murongo uri kubabite ntugire ubwoba nenda kohereza ihembe rwose kano kanya ngiye kuribereka rwose neza kuribereka pe nese muga ihembe rirava hano rigire muri Amerika neza rwose mu kirere turaribona se cyane muraribona pe muraribona pe muraribona rwose ngenda shaka kurinyereka byo kuribereka njye kuribereka tugende pe shaka kubona ihembe rya muganga ibyo bitangaza ukora rwose nshaka kubireba muganga we yakoroga umuntu uri muri Amerika urabona hariya hejuru reba kiriya kintu kiri kugenda hejuru hariya mu kirere reba uri kubireba urabibona rwose ntabwo uribona uraribona rwose buriya pe buriya ryagiye muri Amerika neza rwose kiriya kindi cya kabiri ni igihe ki cya kindi cya kabiri ni igihe ki mu gitega kigiye he nacyo kirajya gukora kuwahemukiye uriya mukobwa kirajya kumukoraho nese ubwo se ubuhemu muga kuwahemukiye uriya mukobwa uwamuhemukiye uwamuroze ubwo se ntabwo ari ubugome nose uko bari mugize kuri none ihembe rigiye gukora iki rero ihembe rigiye kumuvanamo ibyo bamushyizemo byose ubuhanga bw'ihembe ko muvugishe twumve niyemera ko yaribonye niho nemera ko wabyohereje bo noneho zenguruka uruzitiro ugende urebe ukuntu ukumva umerewe zenguruka urupangu rwose wumve ko biri gucamo genda rwose genda
bimeze bite? Yesu we muganga urakoze pe Yesu sinaremeruka kugenda Genda sinaremeruka guhagarara genda rwose. n'amaguru yanjye ubu turi kuvuga ndi kugenda iwanjye ndi kugenda ku rupangu ndi kuzenguruka Yego. Yesu we sinaremeruka kwigenza nuko ubuhanga burakora. banjyanaga urakoze cyane muganga we nzakugorora nzagushimira nuko Yego. none ubwo arakize se? Arakize. Kuki? Arakize. Yahagurutse ari kugenda rwose. Umva. muganga we ndi kugenda ubu ngubu nukuri ndi gutera urutambwe Hari abantu bari gupinga ko utakize. bari gupinga utubwo bitwaje iki Bahe ubuhamya bugaragaza ko wakize. nibambwira mbahuguhamya ati ubu ndi kugenda mu rupangu rwanjye nari maze imyaka 2 ntagenda n'amaguru yanjye ntigeza no kuri tuwarete banjyanaga ariko ubu ngubu ndi kugenda n'amaguru gake gake umva ubu rwose ni ibitangaza unkoreye barabyiyumviye. reka mubwishe gato none se utubwire muri make wihangane wari ufite ikihe kibazo cy'uburwayi akuvuye? nari maze imyaka 2 nicaye mu kagare ntagenda nari n'ababyimbye ibirenge no kuri tuwarete banjyanaga none ubu tuvugana ubu ngubu ndi kugenda ubu ndi gutera intambwe mu rupangu rw'iwanjye mana ndi kumva ubu ngubu umeze neza rwose usibye ko ibirenge bitari kubyimbuka neza ariko nabyo birabyimbuka kuva nahagaze ubu ngubu ndi kugenda kandi nari maze imyaka 2 ntagenda wenda ntabwo nshaka kugutinza ku murongo wa mugani wishimira ibitangaza ubonye gira ikintu ubwira abantu badukurikiye batizera yuko umuganga ashobora kuvura umuntu adahari bakumva yuko ari ukubeshya cyangwa se bidashoboka. Wagira ikintu babwira bitewe wenda n'uburyo wavuganye na muganga ndetse n'ibyo yagusabye gukora kugira ngo abantu badukurikiye bumve ko ari ibintu bishoboka kandi bibaho cyane? icyo nabwira abo bantu ni uko muganga ashoboye aravura kandi arashoboye. nari maze imyaka 2 ntagenda ariko ubu ngubu ndi kugenda mu rupangu rwanjye n'amaguru yanjye kandi no kuri tuwarete banjyanaga rero ubuhamya nahereza abo bantu ni uko bakwizera muganga arashoboye ntabwo ameze nk'abandi bagenda bamwiyitirira pe ubu ngubu rwose meze neza. ngize amatsiko yo kumenya icyo byagusabye cyangwa ikiru wahaye muganga kugira ngo abashe kukuvura ubashe guhagarara ku maguru yawe ugende, icyo byagusabye kugira ngo n'abadukurikiye bafite icyo kibazo cyangwa bifuza ko yabafasha bumve imbaraga byagusabye cyangwa se icyo watanze, ikiru watanze kugira ngo muganga akuvure kuko urumva ko akoze igitangaza gikomeye. Watubwira nimba ntacyo bigutwaye wabitubwira? muganga icyo namwoherereje namwohereje ifoto yanjye n'amazina yanjye yombi kuri WhatsApp aransuzuma aramvura nyine namwohereje n'inoza ry'ababyeyi. None ku mafaranga ku kijyanye n'amafaranga uko biri kose ntago yakuvuriye ubuntu amafaranga n'ibanga ntabwo nabivuga ariko watubwira kuko hari igihe wenda washobora kumugana ashobora kumubwira atandukanye nayo yakuvuriye wenda ariko muhuje ikibazo waba ufite ikibazo nk'icyawe. Hari abantu barwara icyo bita imidido turabazi, hari abagira ikindi kibazo bitewe wenda n'impanuka cyangwa iki, wowe watubwira uti natanze ya kugira ngo nubyumvise avuga ati ndagendera kure kuko nanjye mpuje ikibazo na wa mubyeyi rwose nyine bazamwihamagarire bavugane nawe amafaranga n'ibanga nyine n'ibanga bazamuhamagare bazivuganira bitewe n'ikibazo bafite ngewe nyine byatewe n'ikibazo cyo mfite ariko muganga pe nashimye pe ankoreye igitangaza kitabana. ugasezera umuntu wawe nta kibazo ibibazo byanjye byarangiye. Murakoze muganga mwiza Yesu we Imana iguhe umugisha nuko Imana iguhe umugisha muganga azakugororera urakoze cyane. mugira amahoro y'Imana namwe. ubu ndi kugenda rwose ndi kugenda ntari imberuka kugenda Yesu we nuko yewe
umuntu yakavuye abakira. ahubwo nizere ko nawe uriya muntu wangiriye nabi ko wamuhanye. Yewe mwihorere yabibonye. Sawa wakoze cyane muganga wanjye. Yego imbere na mbere wa mugani wawe ni ibitangaza ukoze, nyir'ubwite twibwiriye ko umuvuye kandi ko byamugezeho ibyo wamwoherereje ameze neza. None watubwira uburyo uvuramo ku muntu uri hanze nyine wenda, kuko ibi tubonye ni ukubera ikibazo afite wenda. None ufite ikibazo gitandukanye n'icyuriya murwayi afite, uravuraga woherereje ihembe, ikijyanye n'ubundi burwayi butandukanye bwo uvura gute, ukora gute ku muntu nyine mutari kumwe, ku muntu yego wadusobanurira neza birambuye tukabasha kumva neza uko ubigenza. Ukuntu umuvura umuntu utari kumwe anyoherereza ifoto n'amazina ye yombi. Yego Kuri WhatsApp umuntu ngakoresha ubuhanga bwanjye. Ukoresha ifoto ye n'amazina ye yombi. Ubwo akohereza ifoto n'amazina ye yombi bikagufasha ku iki rero? Bikamfasha kuko buriya figire mba nayibonye biramfasha cyane, kubera ko amazina yombi abahagije n'ifoto ye. Ibyo biba bihagije, bigatuma umenya ikibazo afite. Uburwayi nkamusuzuma rwose, nkamusuzuma nkamuhereza imiti. Hanyuma rero indwara wenda ikijyanye n'indwara ubasha kuvura zigakira, urumva avuze uburwayi bwe yari yaragize, undi nafite uburwayi butandukanye, ku ndwara uvura zigakira ukavuga ati izi ndwara nkozaho rikaka, mvura umurwayi agakira, yaba hari yaba adahari. Tubwira izo ndwara ku murongo zitondekanye kugira ngo abashe kumva n'uyifite avuga ati muganga iki kibazo yakimfasha, zitubwire kugira ngo tubashe kuzimenya. Indwara tuvura uburemba, abagabo badatera akabariro, amarozi y'amoko yose, abagabo bacya abagore baba inyuma, tuvura n'ababaswe n'inzoga. Ababaswe n'inzoga rwose. Iyo umuntu anywa inzoga cyane akashaka kuzirekana bwo wamufasha? Namufasha rwose, mbese n'izindi z'ubwoko bwose. Mbese umuntu ansanze akambwira indwara arwaye, ndamufasha ku buryo bushoboka bwose. N'inyatsi n'ibyibwe kubigaruza, baragutwaye ibintu nkabigaruza. N'inyatsi nyine urabigaruza n'uwabyibye akabigarura. Ubwo rero ndumva ni nyinshi, ndumva ari nyinshi. Ubwo wenda wagira icyo kibazo waguhamagara niwe wabasha kugusobanurira bitewe n'indwara afite, wenda akaba wamufasha. Ariko ndumva uvura nyinshi, n'izindi wenda utibuka ntacyo, ubwo uzajya ubasobanurira. Nzajya mbasobanurira. Yego. Hanyuma wenda tugana ku musozo kugira ngo ureke nanjye ntahe dore ino ni kure, nagira ngo wenda nimero sinzi niba ari ngombwa kuzivuga, ariko turaza kuzishyira ku kiganiro nimero yawe kugira ngo nabashe kukubona. Ku bantu umazije gufasha, umaze kuvura, byibura watubwira ni bangahe bigeze kuza kugira ati waratuvuye, warakoze, wagize neza kutuvura, cyangwa ntawe uraza kugushimira kugira ko wamufashije mu bumaze kuvura? Ni benshi baje kunshimira, kuko ngereranyije aho ntangiriye kuvura, aho nkorera abaje nko kunsura maze kuvura barenga n'icumi. Yego. Ibyo nibyo. Hanyuma ku kijyanye n'ikiguzi cyangwa bisaba iki kugira ngo muganga avure umuntu? Wowe muganga uvura umuntu hasabwa iki? Biterwa n'indwara urwaye. Indwara urwaye ibisabwa ntabwo ari bimwe. Oya, nkurikiza gahunda y'uburwayi urwaye. Ubwo narimbaje kugira ngo tubashe kumenya amafaranga, nimba hari amafaranga ugira uca nyine umuntu aba yaza avuga ati nzahamagara muganga mfite ubushobozi ubu n'ubu. Ntabwo ari ngombwa kuyamenya, ntabwo ari ngombwa. N'ibanga rya muganga. Yego. Hanyuma kugira ngo tugane ku musozo, wagira ikintu ubwira abadukurikiye, abakugannye cyangwa batarakugana, ndetse n'abo ngabo uba wavuye bagakira bagushimira, wagira ikintu ubwira abandi bataraguhamagara cyangwa bashidikanya ku buvuzi bwawe? Ngewe mbere na mbere kugira ngo mbemeze ko nkora kandi ndi umuganga koko wemewe, mfite nimero nkoresha bampamagariraho,
0788 11 25 690. muze nagwize mu mutwe nimero yawe Ariko ndi umusaza umwana wanjye ndi umusaza ngira ngo wenda bayumvise ku bayumvise rwose hasi baraza kuza kuyibona uzajya ashaka kukuvuga bagomba kunshakiraho azajya guhamagara kandi wakoze cyane kutwakira wavuye umuntu tureba ibyo nifuzaga mbese nabibonye reka nitumara gusoza nibwo nza kukubwira ikibazo cy'umuntu wakuntumyeho nawe ukamufasha mpari nizere ko ufite akanya gahagije namwe murakoze ndabashimye mwakoze kunsura muzagaruke